umunsi umwe ndwana n'umugabi wacu turwaniye ku isantire arambwira ngo mfite aho ngutegeye naho akazu kanje k'amabati 6 nari nagahomesheje ibitambaro aribyo napfuritsemo ahenga saa 8 nasinzire na kanyanga ku musego araza apfura bya bitambaro ashinguriza igishingizo cy'ibishimbo araza nkubita mu mbavu nanjye nasimbuka nkafata ubukingi bw'inzu umugabo nkubitira mu nzu ari hanze nje ndi mu nzu izina rya Yesu uri Imana ikiza uri Imana ihindura uri Imana ivuga bikaba uri Imana ikiza uri Imana twabonye isura bapfuye izina ryawe Yesu uri Imana ikiza indwara zose uri Imana ikiza amakanseri uri Imana ikiza sida uri Imana ikiza uburwayi butandukanye uri Imana ikiza amahembe uri Imana ikiza ibitega inyuma anje bakurikizaho mu Nigeria abankoze mu bitugu aravuga ngo foromo Kongo nanjye kubera ko ni nakamye nti foromo Rwanda haleluya ariko haleluya none mwumva ukuntu Imana yo kabyara yandengeye Imana icecekesha wa mu Nigeria ntihagira ikindi ambaza nanjye kuko nakavuze ngo wakize ndakimira foromo Rwanda mwavuze ngo amena ariko uje wihagararaho kuri duke twawe tuguhesha agaciro mwavuze ngo amena ariko hereza Imana icubahiro yemwe abarushe n'abaremerewe muza munsange nagira nte ndabaruhura abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza batagira bate badacogora ariko John Imana itanga icubahiro soma mu Migani 22:4 babyumve bari kugira ngo ndikukubeshera Mwami Yesu ongera cyane ngo Mwami Yesu tari uburwayi kimvuyeho vuga cyane kimvuyeho vuga cyane kimvuyeho vuga ngo mbaye muzima vuga ngo mbaye muzima vuga ngo mbaye muzima vuga ngo mbaye muzima mu izina rya Yesu vuga ngo amen komera Yesu amashi menshi cyane mwongere mwicare mbabwire message Imana inyeretse musubire aho mwari muri mwicare Yesu ashimwe amen amen murakoze nitwa Mwizana Deje ndadimi n'umurenge wa Rukira nkaba ndi umusigire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge akaba ari muri konje ni muri urwo rwego rero twagize amahirwe adasanzwe yo kubana n'umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga wacu aho yateye inkunga imiryango igera kuri 27 igizwe n'abantu 134 ni muri urwo rwego rero twaje kumwakira no kumushimira nk'abaturage b'akagari ka Buriba ndetse n'umurenge kugera ku isibo yafashije nta kindi kitwicaje hano no kugira ngo tumushimire amina ngo dushobozwa byose na Kristo ngo kuko niwe uduhimba imbaraga ubwo rero turashima Imana ko yamukoresheje ibidasanzwe akava mu gihugu cya Kenya Apostle Claire ndagira ngo twebwe nk'abaturage b'umurenge wa Rukira tuguha ikaze kandi namwe mbahaye ikaze muri uyu murenge rwose twicaye tugubwe neza ndetse n'abatumirwa twagiye dutumira kugira ngo baze badufashe kwakira uyu mushyitsi ndahamya ntashidikanya ko gahunda ari y'Uwiteka kandi biri bigende neza imunyeremerere rero mu mwakira n'amashyi menshi azatwereka abashyitsi bazanye murakoze cyane Hallelujah 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 Shalom Shalom Kristo Yesu akuzwe Assalamu alaikum Hallelujah dushimiye Imana kuba turi muri kino kibuga cy'iwacu n'ukuri n'iby'agaciro kanini cyane amen ubwo rero ngira ngo nababwira abashyitsi twazananye hanyuma n'ubundi ndatekereza ko
niba umuyobozi wa gahunda nyemereye nabikorera rimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete nijye wari ugiye gukurikiraho kugira ngo tubabwire ikitugenza nabo turibo hanyuma tubereka nabo twazananye. Amen. Twebwe turi Dorcas Ministry ikorera ku isi yose cyangwa se Tabita ku bantu basomye Bibiliya. Rero ndi kumwe n'abandi bashumba dufatanije uwo murimo. Hari abari hano mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu bihugu byo hanze. Dukora ibikorwa bitandukanye by'urukundo ariko dushingiye mu iyobokamana. Haleluya. Rero ikintu nabamara impungenge ntago dushingiye ku idini, ahubwo twasanze idini nyakuri ari rifasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Haleluya. Haleluya. Ibikorwa dukora ntago dushingira ku idini, niyo mpamvu mwumvise buri wese namwakiriye mu itorero rye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Ntago rero tuvuze ngo ADPR, Assemblée Vivante, Adventiste, buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo, ariko kandi itorero nyakuri ni rifasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Haleluya. Rero reka mbanze nakire abakozi b'Imana turi kumwe hano. Hari abo twaturukanye i Kigali. Nakiriye Pastor Reverend Sekazuba guturuka Musanze, nawe turi kumwe muri iyo ministry. Ngira ngo mwamubonye nahaguruka agire gutya. Amashyi menshi ku Mana. Haleluya. Haleluya. Nanone nakiriye Bishop Alexandre guturuka i Kigali, nawe yahaguruka akabasuhuza. Imana ibahe umugisha cyane mu izina rya Yesu. Nakiriye nanone Katushabe Fiona guturuka Uganda, naho dukorerayo niyo mpamvu ari hano. Mwamubonye abaririmbiye neza, Imana ibahe umugisha. Twakiriye mwarimu Victor, nawe nahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nakiriye abandi bashumba nabo twahuriye hano bahaguruka, harimo Agustine Mugabo n'abandi bashumba bari kumwe. Muhaguruke muzamura amaboko babakire mu cyubahiro cyanyu. Imana ibahe umugisha cyane. Nakiriye undi mubyeyi guturuka Kirehe, nawe nahaguruke. Muri Kirehe naho dukorerayo. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza. Ndumva abo ari bo bashyitsi n'abanzi twazananye, ariko habaye harimo n'undi nawe turamwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nongeye kubakira mwese muri rusange. Nakiriye ababyeyi b'uyu murenge, nakiriye umubyeyi wacu Nyakarundi. Nyaboneka nubwo namusanze hano ariko nahaguruke nawe tumwakire mu izina rya Yesu. Imana imuhumugiye. Abayobozi mutwakiriye hano mu murenge, nanjye ndabakiriye, mugubwe neza. Amen. Nakiriye buri wese ukorera muri uyu murenge, mu baduhaye iki kibuga, bayoboye hano mwese. Imana ibahe umugisha. Niba murimo hano muhaguruke, ni ukuri namwe tubakire. Buri wese ukorera hano muri uyu murenge uri hano turamwakiriye, nahaguruke tubakire menshi. Amen, amen, amen. Imana ibahe mu nzego za leta. Iyi ni season y'ababyeyi. Mwongere mukomere amashyi ababyeyi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Rero nshimiye nanone abandi bayobozi bamwe mu kagari. Reka abayobozi bo mu kagari nabo bahaguruke tubakire. Harimo executive, turakwakiriye cyane muri kino giterane. Turakwakiriye mu izina rya Yesu wa hano ku ifishi. Amen. Haleluya. Uyu munsi murambona nk'umushyitsi, mukumva ngo yaturutse mu gihugu cya Kenya, ariko iwacu ni hano ku ifishi. Murabizi abo twasangiye ubusa n'abanyirukanye mu mazu yabo ntafite shinge na rugero, nabo bari hano. Amen. Ariko nshimiye Imana ko ihindura amateka, kandi ntago twibagirwa aho twavuye, ahubwo biradukomeza cyane kugira ngo dukomeze n'abandi. Tubabwire ngo nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta na kure Imana itamugeza. Haleluya. Amen. Nakiriye ababyeyi b'umubiri, nakiriye data bukwe na mabukwe, nabo nyabuneka Imana yampaye ababyeyi beza. Muhaguruka ariko namwe babakire. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.
amen. Mwiyicarire. Dutewe iteka rero no kuba turi hano. Navuze ngo ni ministry ya Dorcas, nijye wihagarariye ku isi. Turaba Dorcas benshi, ndasuhuza n'abari online badukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, barabizi ko ndi hano, amakuru barayafite. Haleluya. Rero mu bikorwa byose tugerageza gukora, haba ibyo kuriha za mitiwele, haba no mu bindi turafatikanya. Amen. Ntabwo ari iki gikorwa cyonyine dukora, ahubwo dukora ibikorwa bitandukanye, harimo gufasha abatishoboye, hari umupfakazi w'incike turi kubakira, nabyo tubifatanije n'ibikorwa bya mitiwele. Niyo mpamvu mwabonye rero turi hano, ntago tuhari kubw'impanuka, ahubwo tuhari kubera umugambi w'Imana. Ndi hano kubera ko ubuyobozi bwanyemereye, ntago turi hano twihishe, niyo mpamvu mubona turi munsi y'ubuyobozi bwacu. Amen. Rero ibikorwa byose dukorana na leta, uretse na hano no mu karere ka Kirehe naho muri Kigali, hari henshi tugenda tugera kandi dukorana na leta. Abantu benshi bambajije ngo kubera iki iyi konseri cyangwa se iki giterane mutakijyanye ahantu mu busantire hari abantu benshi, ndababwira ngo twe dukorana na leta. Amen. Rero dushimiye ubuyobozi kuko n'ikindi gihe tuzaza tubagana, ibikorwa byacu tuzabikorana kugeza ku iherezo. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Befeso ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo Imana yaturemye kugira ngo twirata amasura, twirata amacaci dusengeramo, ahubwo yaturemye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Niba utazi gukora neza wivuga ngo ndi umukristo. No, iyo niyo message dutanga. Message yacu ni ukuvuga ngo kizwa ari kugira imirimo myiza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ndaza vuba nje kugororera ADPR. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ndaza vuba nje kugororera Adventiste. Yaravuze ngo nje vuba kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mureke tugire imirimo myiza kugira ngo Kristo naza azasanga ushyitse hari imirimo myiza ufite. Amen. Ntago nterwa isoni zo kubivuga, navuga ngo abantu benshi hano baranzi, ngira ngo wenda umuyobozi niwe tutaziranye, twamenyanye nawe kandi twakundanye. Amen. Haleluya. Jewe navuga ngo ndikavukire hano, niko namubwiye. Haleluya. Ndikavukire hano, abantu benshi baranzi. Nasigaye muri jenoside ntafite shinge na rugero, nta mubyeyi n'umwe nsigaranye. Impamvu ngaruka nkaza kugirira neza abandi ni ukubera ko nahababariye. Haleluya. Ntago rero Imana ni kugirira neza wigende ngo wibagirwe, ahubwo ibuka yuko hari undi uri kubabara nk'uko wari warababaye cyagiye. Amen. Iyo niyo message ntanga n'abandi bose n'abazankurikira online, abantu bose bavuka muri Rukira, Imana yagiriye neza ikabimura hano. Mureke twongere twibuke iwacu. Haleluya. Nitumara kwibuka iwacu tuzahubaka ama university. Usanga Rukira ifite university kubera iki twaragiye duhabwa umugisha, ariko twibuke iwacu. Haleluya. Haleluya. Mureke ntukarengwe cyangwa ngo Imana ni kwibuka wibagirwa aho wavuye. Ntago nakibagirwa amarira naririye muri iyi Rukira, sinakibagirwa agahinda nagiriye muri uyu muhanda. Ababyeyi banjye bamwe dore baryamyemo hariya, ariko ibyo bintera ishema ryo kuvuga ngo ku Gicumbi wacu ngira ikintu kimwe nahakora kugira ngo byibura bizaba urwibutso bw'ubuzima bwanjye. Haleluya. Rero nibitari ibi bizaza. Ndabakunda cyane kandi ndi umuntu utajya wibagirwa aho Imana yankuye. Niyo mpamvu mpora ngaruka, nzanahora ngaruka. Tuzafatanya byinshi uko Imana izagenda itugirira neza. Rero reka ndeke gutinda mu magambo menshi. Nashimiraga Imana, namwe mbashimira ko mwanyitabye. Byashobokaga ko mutanyitaba ariko mwanyitabye. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwongere ku mashyi kandi nawavuga uyu muhanzi nawavuga ayo amashyi nimuyongereho. Tambuka nukuri tambuka, yambaye n'amarine. Iyi Mana ntaho yagiye iracyakora,
irakomeye cyane naho yagiye iracyakora ndabyibutse cyagiye naho yagiye iracyakora Imana yacu naho yagiye iracyakora irakomeye n'ukuri naho yagiye iracyakora turirimbane n'ukuri naho yagiye iracyakora irakomeye cyane naho yagiye iracyakora ubwami naho yagiye aracyashoboye amahoro we naho yagiye iracyakora Imana naho yagiye iracyakora wamuzi kurinda Mana we nabyibutse n'ukuri narindi n'ubutare ariko Mana we kurinda Mana we amina haleluya amen. Reka muri aka kanya munyemerere bongere tuvuge ngo haleluya haleluya. Ibintu bitangiye bihinduka niba ari nuko umugoroba ugeze ariko ubu turasoza namwe ariko mwatinze kuza ariko tugiye gusoza muhumure munyemerere dukome aya mashyi kandi rwose tuyakome yombi tugiye kwakira Revera Pasteur Prophet Sekazuba Foromo guturuka i Musanze ariko dukoma ayo mashyi tumwakiye ayo mashyi tuyongereho utambuka tumwakira umukozi w'Imana tambuka mashyi nimuyongereho tumwakira ongera kuri ayo mashyi ubwo tugiye no kuyakomera Imana reka ayo mashyi tuyakome twongere tuyakome ayo mashyi yazamura reka tuzamure n'ibintu byacu tuvuga ngo haleluya. Murakoze amen. Mwicare. Nyemerera mu uyu mwanya wongera ubwira umuntu muri kumwe umubwire ngo izongere ikurinde irahari ntaho yagiye twongere tuzamura amaboko tuyihereze icubahiro zamura amaboko yawe kuba uriho n'ubushake bwayo kiba yarakuretse nawe ukagenda ongera uyizamurire icubahiro haleluya akanwa ntago mu haleluya haleluya twongere tuzamurire amaboko Imana tuyizamurire amaboko turebe ngaho ngera ubwire mugenzi ngo akagasura nukubera Imana nukuberayo yakoze umuhanzi ryawe witwa ndiho uzahoraho witwa Uwiteka witwa Imana ishobora byose ni nawe wategetse itariki ya 3 ngo tuzateranire mu iki kibuga mw'uyu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma tuvuge gukomera kwa tuvuge imbaraga zawe warakoze Yesu si ubwenge bwacu si uko dukize hari n'abakize batakora ibyo twakoze ahubwo ni imbaraga zawe zabikoze tukuzamura icubahiro papa ngaho nyemerera umuntu wese uri hano ahabwa umugisha ku bwahawe kandi umuntu wageze hano yaza ari gukina yaza bitamurimo ahure n'ukuboko kwawe urakoze kubanye natwe twari mu ijambo ryawe ryo kuguhimbaza no kukuvuga ibigwi no kuvuga kuri Imana none aka kanya ka none twinjiye mu ijambo ryawe bw'abuhanuzi butavangiwe ryari jambo rya jambo Yesu yatsindishe Satani akamubwira ngo handitswe ngo iryo ni ryo jambo tugiye kuvugira mu uyu murenge iryo ni ryo jambo tugiye kubwira abanyabyaha bagahinduka iryo ni ryo jambo tugiye kubwira abakoresha ibiyobyabwenge bagahinduka iryo ni ryo jambo ryatumye turihira mitiweli abantu 130 iryo ni rya jambo tukuzamura icubahiro papa ngaho urakoze Mana ukubane natwe kuko watangiranye natwe arega twatangiye kukubona umurenge uduha uruhusa ukabakoreshwa avuga ati muze tuvuga Imana wakoze rero cyo twiyoborere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Ayo mashi n'umukuru w'isibo ntiyayemera dukomere Imana mashi yumvikane Yesu ashimwe haleluya. Hari abantu bari hano banezerewe ngo duhereze Yesu icubahiro dushimiye umwami Yesu wemeye kubana natwe uyu munsi mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma
tariki ya gatatu ni benshi bayipangiyeho byinshi, ariko Imana yari izi ko uyu munsi wa none tuzateranira hano tukavuga imbaraga z'Imana. Umuyobozi wa Dorcas yatangiye avuga ati aha ni iwacu, tumaze iminsi dukora mu mpande z'iki gihugu no hanze yacu, ariko aravuga ati uyu munsi ndagiye iwacu aho mvuka, naho mbabwire ko hari Imana ikora kandi itanga imbaraga. Ibi yabikoze cyangwa yagize umuhati wo kugira ngo tuze hano, atari amashuri yigiye muri Rukira cyangwa umunezero wo kuza guhemba abantu, ahubwo hari n'ijambo yavuze, aravuga ati hari ibibi zambereyeho hano, ati reka mbivuge. Bundi baca umugani ngo iyo wibagiwe amateka wica amategeko. Iyo wibagiwe amateka wica iki? Amategeko. Njewe nakirijwe muri gereza mfunzwe n'ibiyobyabwenge, nahoraga ndwana n'ubuyobozi bwite bwa leta bw'umurenge. Inama y'umutekano yaremaga iremeye kuri Sekazuba, yakubise abagore 7, yapfumuye amazu, ihene bibye mushake Sekazuba, inkoko yibye mumanza gushakira kwa Dirihane kwa Basekazuba. Inama y'umurenge icemezo cy'umutekano wa mbere ninje cyafatirwagaho, kugera naho nabaga ntakoze ikosa, imodoka yazamuka iwacu ku ishamba ije no mu yindi gahunda, mama kambwira ngiruka iyo modoka ije kugufata kandi ntakoze icaha, kuko nahoraga nsa n'abanyabyaha. Abantu babonye ibyo bindiho n'imivumo iba nyinshi, n'abakecuru bari kwiga gusaza bakiga kuvuma Sekazuba. Hari n'uwigeze kubwira mama, aramubwira ati mukabuka Fayibi ntacu uzimarira, wowe n'abana bawe muzapfa murindagiye. Kandi koko tubona umuvumo waradukurikiranye, nta mwana wacu wabaye muzima, kuko mama yari umukene, yari afite umurima gumwe arawutugabanya buri wese udutabo 3, ntihagire n'ugira ubwenge bwo kubakamo akazu. Twese yakadwa tukagurisha tukajya kunywa amayoga, tukazagaruka gararangiye tukajya kuyo amazu y'abandi. Ubundi ngewe ntuye ahantu bita Murenge ya Rugarama, ni hafi n'umupaka wa Cyanika. Twewe niyo leta yabaga igihe baturwanyije ngo ntitunywe kanyanga, twaje kuzifora mu nda, ukajya Buganda ukanywa ukayizana mu nda, nibyo twita kuyifora mu nda. Noneho ico gihe nari umwe mu bakoresha ibiyobyabwenge byinshi cyane, nanywaga kanyanga, ndetse mukuru w'umudugudu twaraziranaga gukora raporo ninge yandikaga bwa mbere. Ariko ndashimira Imana uko abantu bareba siko Imana ireba. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Nari mfite umuyobozi w'umurenge witwa Kayitsinga, nahoraga ndarwana nawe, nanamuteye ibuye ku kuboko, nasinze kanyanga anyirutseho. Ico gihe ndatoroka ndagaruka, mbona ko ubuzima bwarangiye. Ndashaka kukubwira ko uyibonye, kuko nge numvaga narapfuye ntaba umuntu muzima. Nigeze no kumubwira ngo ubundi nge narapfuye, nta nico nabaco, byararangiye, ntiwankanga, ntegereje guhambwa, kuko nabonaga nk'uwapfuye. Kuko uko abantu bankangaga no kumpeba n'inzara y'iwacu n'umukene byose no gufatanya n'ibiyobyabwenge, nabonaga ubuzima bwanjye bwararangiye. Nigeze kwatura ijambo rikomeye, ndavuga ngo ningera muri 2005 bazampambe nta nico maze, nzaba nararamye. Ariko ndashimira Imana, icyo utibonamo Imana ikikubonamo, icyo batakubonamo Imana ikirite ikikubonamo. Twayihereza icubahiro. Ariko nyemerera ubwire mugenzi we muri kumwe, mumbwirira aka kanya kanone, umubwire ngo uyu munsi uranze, ariko ejo ntagunzi. Ejo hawe hateye ubwoba, ejo hawe wabura ikibazo muri sosiyete nyarwanda, ejo hawe hagahinduka ukaba umunyarwanda wigisha abandi banyarwanda. Duhereze Imana icubahiro. Nageze nyuma ndafungwa, ngatirwa n'urukiko, njya muri gereza nkuru ya Musanze. Ngezemo nakira Yesu umwami n'umukiza, nge nakirijwe muri gereza ndahinduka. Abantu baza kubwiriza muri gereza, abatari bamenya ko Imana ihindura, bakavuga ngo ni siyasa z'inkotanyi, ngubwo nukugira ngo oya, nabonye siyasa ihindura ubuzima bw'umuntu. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Haleluya. Haleluya. Ndakizwa. Nari nkatiwe imyaka 10, ndakizwa. Umugore wanjye abonye bamaze kumfunga, twari dufitanye abana, arabata,
yishakira undi mugabo aravuga ati n'ubundi yarapfuye, none ageze muri gereza bagiye kumuhamba. Ngeze muri gereza nakira Yesu, tangira kwiga ishuri rya teolojiya muri gereza ryashinzwe n'Abanyamerika. Mu banyeshuri 187 imbonekamo. Ubu diplome yanjye igaragara nk'iyo naherewe muri Amerika, ni ya kaminuza. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Ariko hereza Imana icubahiro. Ngeze nyuma nsenga Imana muri gereza ya Musanze, Imana irambonekera, tangira guhanura muri gereza, tangira gusengera imfungwa. Imana ikoresha uwitwaga Sawuli, Imana ikoresha uwitwaga umunyabyaha. Imfungwa zikaza kazisengera, bakanyaturira bakihana, abantu barakizwa. Imana irangije irambwira ngo Sekazuba, mwana wanjye, nubwo warukatiye imyaka 10, umutima wawe waranejeje, ngiye kuzikuraho utawusubire muri sosiyete nyarwanda. Ariko irashoboye cyangwa ntagishoboye? Irashoboye cyangwa ntagishoboye? Hari ababyemera ngo bavuge ngo haleluya. Ariko Imana irashoboye. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bigira bite? Birashoboka. None uyu munsi maze imyaka 8 mvuye muri gereza, nta mukuru w'umudugudu nari narwana nawe. Ubu ejo bundi nahawe icemezo n'akarere ka Burera, niko ntuyemo niko mvukamo, yuko itoronyo were bimusanze. Mparwa icemezo cyavuze ngo twebwe ubuyobozi bw'akarere ka Burera, wa wundi wari warishwe na kanyanga yageze muri gereza arahinduka. Haleluya. None ubu ni umufatanyabikorwa n'akarere, yubakiye amacumba batishoboye. Mwavuze ngo amen. Ariko kandi wumve nafunzwe mbaga mu nzu y'amabati 6. Wumve nafunzwe mbaga mu nzu y'amabati 6. Umunsi umwe ndwana n'umugabi wacu, turwaniye ku isantire, arambwira ngo mfite aho ngutegeye. Naho akazu kanje k'amabati 6 nari nagahomesheje ibitambaro ari byo napfuritsemo. Ahenga saa 8 nasinzire na kanyanga ku musego, araza apfura bya bitambaro, ashinguriza igishingirizo cy'ibishimbo, araza nkubita mu mbavu, nanjye nasimbuka nkafata ubukingi bw'inzu. Ariko Yesu arashoboye. None uyu munsi wa none, tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2023, kwinjira iwanje umuzamu atagukinguriye ntago wahinjira. Haleluya. Ariko wazamura Imana icubahiro. Bishop wanje ntuwazi, ntiwahageze, wahageze ntari nubaka etaje. Haleluya. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira bite? Birashoboka. Haleluya. Ariko birashoboka. Ariko kare kose. Hereza Imana icubahiro. Ejo bundi umunyamabanga w'umurenge bita Ejide yaravuze, ariko Mana ntawe bitabera. Yarambwiye ngo ariko profe ngo wakwigira ino tukifotozanya, nanjye nkumbuye ifoto yawe. Maze ntekereza ukuntu atinyaga bagitifu nkiruka, maze gitifu atakira no badufotore, nanjye mwegamira mugatiza ntikera mwaransuzuguraga. Hari byo Yesu yakoze. Haleluya. Ariko zamura Imana icubahiro. Mubwira ngo uri umukandida w'ubuzima bwiza. Mubwira uwo muntu uri umukandida w'ubuzima bwiza. Haleluya. 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 Na yampaye icemezo imbere y'abantu nibye inkoko ndishima. Abanzirika inkoko zabo nazibye bari bahari, batereka twakorenya kwa Pastor Sekazuba ze tumuhe icemezo, maze mbona na bamwe bankubitaga mu nzu zabo nagiye kwiba ibiryo barahari. Ndavuga ntari ku Yesu ahindura amateka koko. Haleluya. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana igiye kugukorera igitangaza gifite umunwa, abantu bamenye ko Yesu ahindura imibereho. Haleluya. Ariko ubundi yemwe abarushe n'abaremerewe, ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo 11:28, ubagezaho dusomere neza ageze kwa 29. Ngiye gufata mikrofone kugira ngo ijwi rye ryumvikane hara muri kamera. Yego. 28 11 28 Aravuze ngo havuze ngo iki John Pastor. Reka mpavuge. Havuge neza. Haleluya.
mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Haleluya ariko haleluya hereza Imana icubahiro. Ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma 2:7 cyangwa hera kuri 6 kuko ndi gusoza ndi kubona abantu Imana ariko ngo yagira vakadusengera natwe kanze mbasengere bari kuja bancira amasiri batariko natwe turakeneye ndaje soma iryo jambo yego igice cya 2:7 wa 6 n'uwa 7 uwa 6 uravuze ngo uvuze ngo iki kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya zamura Imana icubahiro. Haleluya Imana yacu itanga icubahiro. Apostle Kerere Imana itanga icubahiro. Imana ihindura amateka. Navuze ngo amen ariko nyakwa muyobozi w'umurenge umunsi umwe nari mu giterane iwacu ubuzima butari bwahinduka mvuye muri gereza mpagarara imbere y'iteraniro ngo mbwirize bakomeza kundeba mu mateka ya kera. Noneho umuhanuzi aja mu mwuka aravuga ati mbonye wuriye indege. Avuze ngo nuriye indege bahita bakubitana inkokora mu rusengero ngo ariko ngo yahanura ko niwe babuza gahunga bakamanza babona ibyo kurya kuko babonaga ko kwa Adrian ibyo bitatubera. Ndashaka kugutangariza ngo ibyo babona ko bitakubera Imana ibona ko byakubera. Mwavuze ngo amen ariko haleluya. Undi umugabo mu Banyarwanda umaje kugira mu bihugu 5 ngenda mu kirere kandi mfite amashuri 2 n'igice bya primaire. Mwavuze ngo amen ariko haleluya. Ndi umunyarwanda umaje kugenda mu bihugu 5 ngenda mu kirere nta nubwo indege nyishugurukiraga mu bihugu byo hanze nurira Kanombe nkagenda na Rwanda y'indege yo gucakirimo Abanyarwanda kubera nta Congereza mfite abo ndaje ndagira ikibazo nkabwira nkahagurukana nayo nkururuka nagera ku kibuga ngasanga indege yaje bagakurura varisi ku mashuri 2 n'igice bya primaire nkicara bakantwara. Haleluya ariko haleluya samura Imana icubahiro ariko nigeze kuja kubwiriza Nankuru muri Kenya. Nari ngiye kubwiriza Nankuru muri Kenya barandika ngo Profete Sekazuba Foromo Rwanda. Noneho Foromo ntago nari nzi carico ndagenda mbaza umukobwa wize Icongereza ni Foromo ni igiki ko bacanditse muri letire banyandikiye ngoza nandi asanga ngo Profete Sekazuba Foromo Rwanda ndi kuja muri Kenya Nankuru. Aravuga ngaha ngo Foromo uri gusoma ngo Foromo biri kuvuga ngo na ahantu uzaturuka. Nanjye ngenda muri Kenya ndi muri Foromo naho nzaturuka Foromo naho nzaturuka kugira ngo ntakibagirwa. Imana ni seriye. Ngeze mu giterane umusemuzi wanje bamushira mu rusengero baravanga abatumirwa ni muze tuja mu rwambariro mu gihe dutonze ku murongo ngira umwaku imbere hanje bashira umunyakenya utazi Kinyarwanda inyuma hanje bakurikizaho mu Nigeria abankoze mu bitugu aravanga ngo Foromo Kongo nanjye kubera ko ni nakamye nti Foromo Rwanda. Haleluya ariko haleluya. None mwumva ukuntu Imana yo kabyara yandengeye. Imana icecekesha wa mu Nigeria ntihagira ikindi ambaza nanje kuko nakavuze ngo wakize ndakimira Foromo Rwanda. Mwavuze ngo amen ariko uje wihagararaho kuri duke twawe tuguhesha agaciro. Mwavuze ngo amen ariko hereza Imana icubahiro. Yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange nagira nte ndabaruhura. Abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza batagira bate badacogora. Ariko jo Imana itanga icubahiro. Soma mu Migani 22:4 babyumve bari kugira ngo ndikukubeshera. makumyabiri na kabiri umurongo wa 4 havuze ngo iki na kabiri umurongo wa 4
yego havuze ngo iki? uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye. kavuga ariko wihuta iminota iri kunjyana. ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. wanyemerera ugahereza Imana icubahiro? umva nkubwire gatoya, wanyemerera atari bya bipindi by'abantu, atari na siyasa, mwaka kanya wumvishe ko Imana itanga icubahiro ngo uyizamurire? ese byaba hari ibiguciye intege muri sosiyete nyarwanda ukumva ko ubuzima bwarangiye, ukaba wakumva wakora n'ibidakwiriye kubona ko isi yagukuruye, uyu munsi wa none ukagira amahirwe ukazamura ikiganza? nanjye niko nabikinishe bita byikora, nanjye nkagira umugisha wo kugusengera nkavuga ngo Mana yarananiwe, ariko uyu munsi wa none niwe uhindura amateka, hari ibyari bimunanije ukazamura nkagusengera, wabonekamo? ese wahaguruka nkagira umugisha kugira ngo Yesu, uyu muntu yibonaga nk'ibyarangiye, uyu munsi mubwire ko ari ubuzima bugiye gutangira, haguruka dusengana Imana. byashoboka kuba utanagendaga neza no mu uyu murembe utakoraga ibikwiriye kubera ubuzima, tambuka uzana mu kibuga, ariko tambuka uza turamukanye, mutamukeze mbasengere, mvuge ngo Mana ikiza, Mana ihindura amateka, Mana ahindure Sekazuba, Mana iriho aba bantu bawe aka kanya kanone ubuzima bwabo bari bihebye, ariko iyi saha hari Yesu uhindura ubuzima. maze Yesu arazucyubahiro kandi yanyishuriye, turagushimiye kuhindura amateka. urakoze data, urakoze kubw'ababana, urakoze ko wongeye guca bugufi, urakoze ko wongeye kubona yuko barushye, urakoze Mwami Imana. tugiye kuvuga ku iri jambo gatoya. izina ryawe rishimwe. ushoboka kuba wagize amahirwe yo kurihirwa mitiweli na Dorcas Ministries, ariko hari uburwayi bw'umubiri ubwo bwishinganye buzagufasha. ushobora kuba ufite ubundi burwayi bw'ibyaha budakizwa na mitiweli. mitiweli ikiza ubwo burwayi ni amaraso ya Yesu, ni ukwakira Yesu. byashoboka kuba nawe waje hano wenda utari muri babandi 130 na bangahe bagiye kurirwa mitiweli, ariko nawe ukaba ufite ubundi burwayi bwo kuba ukoreshaga nk'ibyo Sekazuba yakoreshaga, ariko umunsi wa none ukaba porofise, ukaba ushatse kwakira Yesu. uyu munsi wa none Yesu ari hano kandi yiteguye guhindura ubuzima bwawe, yiteguye guhindura imibereho yawe. icyo tugiye gukora ni iki? ngiye kubwira Aposo asengera abantu bemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza kubw'iki giterane. ararangiza gusenga, nanjye ndasengera ibyifuzo n'uburwayi bwanyu bwose. Imana yakoresheje Ministries Dorcas iyongera ica inzira n'abasigaye, namwe mubona ubushobozi, kandi uhereye aka kanya Imana irahita ica inzira. reka rero twemere umushumba Aposo Dorcas asengera abantu bagiye kwakira Yesu, bumvishije ubuhamya bw'aho Yesu yankuye, bakumva nabafashe icyemezo cyo gusezerera icyaha n'igisa nacyo, bakumva ko bemeye kugendana na Yesu, bakemerwa ko bagiye kugera mu mategeko yubahiriza igihugu cyacu, kuko nubwo nakoraga ibyaha Imana yanga, na leta y'u Rwanda yanga icyaha. rero reka twemere Aposo asengera aba bantu baba bagiye kwakira Yesu umwami n'umukiza. hari abahari ngo bazamure abasengere? aba bantu ni abawe Aposo, urabasengera? ndeta nsengera abafite ibyifuzo n'uburwayi, maze Imana ikomeze habwa icubahiro. karibu umushumba. reka tuvuge ngo Mwami Yesu duciye bugufi imbere y'amaso yawe. mupfukame muce bugufi. reka mupfukame noneho muje mwumva icyo ari kubabwira, musubire. vuga ngo Mwami Yesu, uzamuye ikiganza. Mwami Yesu, tumaze kumva iki jambo rivuze, twongeye gutsindwa rwose, niyo mpamvu tugusabye imbabazi. twatuye ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. guhera uyu munsi turetse icyaha n'igisa nacyo, utwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, utwezesha amaraso yawe ku musaraba. Imana ikiranuka, mweretse ubwoko bwawe databuja guhera uyu munsi bateye intambwe, baje imbere y'amaso yawe data, bari barushye, bari baremerewe. hari abari baruhijwe n'inzoga, hari abari baruhijwe n'ubusambanyi, hari abari baruhijwe n'ibiyobyabwenge bitandukanye, ariko guhera uyu munsi baciye bugufi, barakwinginza kugira ngo utangire ugendane nabo, barakwinginza kugira ngo utangire ubayobore mu
Amen. Reka dusengere umuntu wese yabasigaye yicaye akaba yumva arwaye, reka tugire amahirwe yo kumusengera. Hari uburwayi tujyana kwa muganga pe bakagerageza ariko ugasanga ni ikindi kirere cyangwa n'ubundi wangirijwe, uzamure ngo usengere ngira ayo mahirwe. Waba ushobora kufite icyifuzo cyanze gukemuka aka kanya kanone Imana dutumye mu uyu murenge. Izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, uri Imana ihindura, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ikiza, uri Imana twabonye izura abapfuye, izina ryawe Yesu, uri Imana ikiza indwara zose, uri Imana ikiza amakanseri, uri Imana ikiza sida, uri Imana ikiza uburwayi butandukanye, uri Imana ikiza amahembe, uri Imana ikiza ibitega, uri Imana iri hejuru y'indwara zose. Ndaguhamagaye mwaba abantu bari hano, uwaba urwaye wese afite uburwayi bwanze gukira, mu izina rya Yesu turahamagara Imana ikiza, turahamagara amaraso ya Yesu yivanga n'ubuzima bwawe. Hakira gukira, hakira gukira, hakira gukira, hakira kwa muzima uhereye aka kanya. Kandi agiye indwara z'abarozi, zaba imyuka mibi, zaba iz'amahembe, ndatarariza katika jina la Yesu. Soka bandwara we, soka, 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 soka mu bantu b'Imana, soka mu bantu b'Imana, soka amahembe we, soka bitega we, soka mwamyuka mwe, mu izina rya Yesu. Ndahamagara Imana uhereye aka kanya, uhereye isaha, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize cyane, vuga ngo ndakize. Hakira gukira mu izina rya Yesu. Pepera Yesu, pepera Yesu, pepera Yesu, yinjira muri weho, pepera Yesu uhereye aka kanya. Ubutware bw'Imana busugere kuri weho. Ndasengera abafite ibyifuzo byaburiye inzira, byanze gukemuka, mu izina rya Yesu uhereye aka kanya. Hakira urufunguzo, hakira urufunguzo rukwinjiza mu migisha yawe, mu izina rya Yesu uhereye aka kanya. Ibyari byaranze gushoboka bigiye gushoboka, byari byaranze kwemera bigiye kwemera, ibidafatika bigiye gufatika, mu izina rya Yesu. Pokea, pokea baraka, pokea baraka, pokea, pokea, pokea. Komera Imana amashi, komera Imana amashi. Hakira gutabarwa, hakira kugirirwa neza uhereye aka kanya. Twongere tuzamura Imana icyubahiro, zamura n'amaboko yawe, vuga ngo Mwami Yesu, vuga cyane ngo Mwami Yesu, ongera cyane ngo Mwami Yesu. Hari uburwayi kimvuyeho, vuga cyane kimvuyeho, vuga cyane kimvuyeho, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Komera Yesu amashi menshi cyane. Mwongere mwicare mbabwire message Imana inyeretse. Musubire aho mwari muri, mwicare.